Ndi papa sava. Nabyanditse papa sava Ariko se ko mutari ibirayi mwahaze. Twariye nyine nibyo naringarutse. Wabanditse bose. Nabanditse bose ku murongo nuko bazagenda bafata bihereye ku. Reka ngusabe ikintu kibanze. Reka ikimina cyacu gitandukane n'abandi bantu. Kigira itandukaniro rwose. Birashoboka cyane. Aba bose barabyemeye. Nabanje kubanyuramo. None nimero uko batomboye nagiye mbandika pari nimero n'itariki buri wese agenda afatiraho n'amafaranga afashe agasinya n'imbere ko yabonye. Yego rwose. Uzahinduke nyo. Ntabwo ndaza no gukora noneho groupe ya WhatsApp noneho ku buryo mbifotora nkajya ngenda mba updating aho rwose buri munsi bakaba bari update. Rwose nzabikora. Banyagitara nawe afite WhatsApp se? Nyagitara arayifite yaguze telefone. Didasiene. Nawe ari nayo. Singuyu narahari. Tugize abasiguyu. Koko nyagasare agira ngo ni wakoze umuti kwaje. Akora nubwo ameze gutyo rero papa sava nawe. Nta nubwo nkunda ukuntu bari inkuru. Yewe Bano marana birambiwe. Ubwo uriya nkuru wayiturangirije cyane. Ariko Margarita nawe ukunda inkuru. Ariko jewe nkunda umuntu bari inkuru akavuga ko yatangiye nawe kuvuga ngo akigari yahise apfa se azize iki. Oya nahitubwiye. Ariko banza bandika ibya koperative neza. None iby'inkuru nabyo ndabikubwira. Tuze twihutire mu nkuru turajya guteza imbere koperative. Nuko. Yego. Muti nkuru rero. Inkuru. Ako. Ibyo nakubwiraga nyine bari barangije kurya rwose. Umugabo yari yaniriwe aho ngaho. Yego disi. Umva ko uyu mugore amusaba rwose saa sita nimugoroba y'ijoro. Yase umugabo yari kuvuga ngo nta. Uriya mugabo nitonda te. Niyo mugabo nonye utakare. Imfura ariko yubahiriza iby'urugo. Yubahiriza iby'urugo. Nuko Abanyarwanda baravuga ngo bwabaye inganzwa. Hanyuta koko nasara umuntu. Saa 11 buri munsi. Nukuri kwibara reka nkubwire. Umugore namena idongo we wabyumvise. Umukozi abwe nabo ugera ukijijisha ukareba nakagoroba k'umuryango. Umuryango akakorerwa mu rugo. Kaba buri munsi se. Reka tuvuge ko bagakoze. Kaba buri munsi. Saa 11 ubwo ni gahunda bari barihaye nk'urugo. Muri koperative n'amategeko yigenga. Koperative n'amategeko yigenga reka twibarire. Nuko komeza undangiriza inkuru. Barangije kurya. Umugore aryamishije abana. Yego. Arababikiriye abana barasinziriye. Nawe n'umugabo bagiye mu busasu. Bagezeyo ndani. Yego. Bariyoroshye. Yego. Ariko umugabo ngo yagira cyakora ku mugoro umugore atimbise. Ngo iki? Ayiwe. Ngo iki? Yagira atyo umugore atimbise. Cyore. Ariko se ndababeshya se? Ako sibyo birashoboka koko? Nese ni babyanditse. Asibyo birabyo papa sava nako ibintu byose nawe ubishyiramo ibintu by'imikino wagiye ureba televiziyo utareba televiziyo ugasoma ibinyamakuru utasoma ibinyamakuru ukajya social media. WhatsApp wayinyuraho inkuru nke. Ahora muri comment ubwo nawe urashaka gukora script. Somera umuntu. Ndangiriza inkuru ntayo nabonye. Kwiki? Ngo yagira cyangwa undi ngo hasi. Uko ngiye kujya ndeba televiziyo. Ati yakanya umugabo ati. Apo. Abaya kamafe. Yatsa moteri nayo yamazuta. Yewe. Umugore ati. Yewe. Amukoma kabira mukomye gatatu. Yamukoma agashaka iki kandi n'undi yagize. Abona inkuru ndi kuguha. Wa mugaka. Cyangwa mitanyisore. Oya babarira ndakwinginze ndumva nacyuha. Yanjye amukomye. Abayaye. Agashyiramo Arukuntu ukazamo ibice. Nama esikariye. Aya ni vitesse yashiragamo. Kagira ngo ni zansyo za kera zibuze mazutu. Umugore ati yagiye. Amukomye yumva ntahindura. Ati sawa. Sibwagize atya. Yorosoyeho kuvurore. Arongera aramukoma reka da. Yosoyeho amashuka. Aramukomye reka da. Akuye ibirenge hehe ku gitanda teretse kandagiye hasi. Ndavuga umugore. Yego ndagukurikiye. Amukomye reka da. Abarahagurutse bwombe. Afungura urugi.
gake ajya guhamurikiza ariko Gake. ajya gushyuha arangije arongera akinga wagira ate aragenda muri iryo joro se bugwe kugenda ni bugwe nta kinotora reka bugwe agatsinsino ntigakora hasi papi ino gusa ashinze akingura urugi rwo muri korodoro buke yegekaho akase korodoro akingura urugi rujya hanze buke yegekaho kombobwa mu gipangu hari bwombewe umupanga yise uravuze ngo ne toka satani igipangu cyabo hari umuntu acumbikiramo none se uwo ni umuboyi wararaga n'izamu umuboyi ugasebanya nibyo wabonye muri televiziyo kandi papa sava reka nkubwire uri umuntu w'umusaza twemera ariko nawe hari igihe ukabya kaga karongora indushyi uravuze ngo kiriya kizungerezi ngo umuzamu ngo kuri niki oya none se Reka dutahe, ko reka nkubwira dutahe, ibyo oya. nkubwira abanditse Oya, ntimugasebanye. none se ariko si ibinyamakuru bikomeye byabyanditse nabyo wabonye televiziyo si ubwo zikomeye wahuye na bwa busaza bwarabwirwa bo kududira ubugambo njye reka nkurangirize Nyimbwirire inkuru. umuzamu kuri uriya mugore cyangwa uriya mugore nta none se yipangishirize hanze niba bitarabaye habaye iki bakubwiye ko ari rangerova yahagazeyo hanyuma ijya kuri bwombe yari afite uwo muzamu nuko aragiye ngo yamazeyo nk'amasaha nk'abiri amutikagura mbese simbizi noneho bizagera umugabo ko yagahirise azageraho igitotsi gishire kwa kundi winano baramanyereye kwinanura akagira aho akora yumva ntakoze ku gisabo yumva utwatsishwe yumva pasiparumu hahindutse intabire uburire bwakonje abacanye itara acanye itara arebye asanga nta muntu uhari nyagucikoza utamenye ko ari mu mafuti ngo aze kare akavuga ati wenda ari muri ari kuvomesha ibya gaze metane ariko akumva se ko gaze tuyikorera hano mbere y'uko ijya muri foseptike ko ntacyo numva afungura akinjira hehe aho dushyira ibibyara gaze asanga nta muntu urimo ayiwe tanze domo umugore we aho papa sava wumva nawe ati ibingibi ariko ngo icyo kintu kikaba cyanugwanugwaga nibwo yagize gutya nawe yaravuga ati mpfaca umuntu nawe ngo afungura bwombe agira gutya gikata koridoro akubitana nabo bakinguye urugi rwo mu gikari akikingura kibabona urabona koridoro bingana nka gutya abacanye itara ahita abona nta wari uriho umuboyi ahetse nyirabuja kandi umuboyi yambaye bure kwa bure mikoro nese kuki yaramuhetse ngo nyine bangaga ko ibirenge biba byinshi ku makaro umvareka papa ni ukuri kwibana nako nagakoryo komeza umbwire iby'ubwo bwambure bwabo urumva nyine wampaye nuko telefone kandi yari yafashe rezo iki yagenda ngo yari yafashe rezo oya rezo yari yavuyeho barakubwira ngo mikoro ntabwo yari ikiri gukora amabuye yari yashizemo urumva ngo umukozi agikubita shebuja amaso ahitanaga hasi nyirabuja amusunikira shebuja urabona koridoro ntabwo aba ari nini ubundi amwohereje akubona ukagwiriye asohoka ako kanya ahita bakingirana azunguza ntuza no mu kazu ke k'ubuzamu ubwo noneho shebuja abandagarukiye ati umukozi nawe aturuje uragiye umwe yavuzaga undi mwavuza ndatanyuza undi atanyuza ati mutangira akasi yepfo abandi batakase umuzamu yagiye ubwo na n'ubu none se mubaze abo sabazima bataba bazimusumba ni gute wambwira ko wasiga inzu yuzuye stock y'ikinyobwa icyo ari cyo cyose wahise ukajya gushaka imvuzo hepfo ahangaha mu gasito ayowe yabaye akayangona iva mu mazi ikajya kuri gaturume kajya kuri noneho yakubitanamo n'abahinzi rero bagatema ikintu bagakura atemetse ikintu none se byarangiye bituma umuzamu yarabuze umugore arimo aripandishiriza umugabo nawe ari kwaka iki divorce
wumva uko shitani ubwo abana bigenze bite ntibabigendeyemo abana rimwe baba bari ku mugore ubundi bakaba ku mugabo ariko ntibakomeretse nuko shitani rero azasha nuko shitani yoshya utarasabye kuvukira aho ngaho ugahura nako nuko shitani yoshya kumbi nuko byagenze none nusiga biswi muri butike ukajya kuyirarikira kandi uyifite aho ngaho ubwo samo dukuyemo ni irihe kubaho wawe ukavuga uti ibingibi uko bimeze kose biranyura this is mine ukanyurwa n'ibyawe n'ibyawe ukanyurwa n'ibyawe ukumva usambira twinshi mbese ukabura na duke ukaba nk'isuri nyine ubu se umuzamu nyagucwa ntahuza wari ubu nawe wasanga yari afite umufasha ubu bari kurya ubusa none kutavuga abo ngabo nabyumvise uzi ko bavugaga ko ari uwo mugore wari waramutegetse ati nutaranje iyo gahunda nge nzakwirukana oya ati ariko gusa ko hari abantu babayeho gutya shaka ubu hari abantu babayeho gutyo none tugende sha ariko se ariko ndababaye genda umva no kurya bize umwe we twabwi nese nukuri kwima gakwakwanyaka akiri kugusuzugura ariko cyakubabaza se wawe nturongo byakubabaza nyine basabase nyagusuzugura akwamugwe oya muri nitukayiseka ibyo yabaye ubonye murokore aha mwire muraho Yesu ni yamamare mwire ariko wambaye neza urakoze ariko pastor barasa neza oya no usana umuntu kicaye oya yagiye niyo mirambo yagiye yicarira pe musanze twari tugize ariko wakoramo oya nta kibazo kuryamo wareba rwose nta kibazo naryohewe pe abantu yego kwazindanye fagitire kandi papa saba ushaka kugenda umva sha ubwo se simpone mufite iki cyo kurya hano hari speciality ubundi hano tugira icyo bita omelette special tukari icyo bita nyine umusokoro special nawo nyine bari special tugira rero ikintu kitwa zingaro tukagira bruschette tukagira ibitabazi tukagira na nyama bita jigo de chevre ariko hari n'akabenzi kameze neza kutamubwira se bya bindi bigezweho ngo basigaye bakunda kurya abapasiteri benshi kubera kunywa fanta barwara igihe barwara ntuza bagasigara barya ntuza intoryi ariko ni sipasiyare zitiye ubu bya bindi byene kubera ko nyine ari pasiteri tubiziranyeho ko nyine hari ukuntu abimbwira nyine intoryi sipasiyare aya yihorera ntabwo ushaka amakuru cyane sipesiyare yawe rwose aya yihorera ariko dufite inkoko tugira n'amafi nyine fire nyine tugira n'inkwavu mufite ibiki byo kurisha se dufite ibirayi dufite ifiriti dufite isombe irimo n'ikinono nayo irahari tukagira n'akawunga sipesiyare nyine igitoki cyo ni ibisanzwe hano rero n'akanyarwanda zanira inkoko n'ibirayi bine yego icyo kunywa cyo uzane bavari idasembuye hanyuma rero ibyo bintu ndumva ari ukuntu bishobora gucana reka bishyire ariko ibyo ni byo by'ubuprofesiyoneri hanyuma ni bavari idasembuye n'inkoko n'ibirayi bine inkoko yabona yose nta kibazo nta kibazo rwose hanyuma iyi nkoko turayizana hari ukuntu dufite speciality yo gufata inkoko tukaba twashyiramo n'umuceri turayizana ibyo byose cyangwa se uzana inkoko yose rwose itavuyeho n'akababa yose hari ukuntu mujya mugira inkoko z'ibice oya nta gice hano yose rwose hano ntabwo habona ibintu yego nibyo hano utebuke papa savata ducika ntacyo nitwaje yewe pasite mwari muri aho ariko urasa neza wamonye umukozi w'imana ariko uzi ko umukozi w'imana akubitamo ikote ryera akagenda areba ivumbi ririho ariko ntiribukora ukaba rugenda uhanagura twarasizwe amavuta burya amavuta asaba ibisiga hano mu maso no ku isi naho ugenda hose ariko yibanze nayo umutima burya mugani shyira mu gakeya kubera ko ngiye kuvugana n'abandi bantu papa savata ugenda ukemeye bya bindi byawe na nta nakabapfundurira ukomeze iyi bari serivisi yacu wayumvise ariko usanga serivisi neza cyane aka kazi tuba twarakigerega hanyuma nuze mwebwe fagitire yanyerega biranoroshye ni ukuvuga ngo ni
ni brochette nyine nenye hanyuma ni Bavaria imwe ubwo ni imwe hakaza ni wine hakaza ni birayi bine hakaza soda umva nkubwire sha hakaza na wibuke gushyiraho ni commande yanjye ntabwo nayishyizeho ubwo nayiraza kujyaho ubwo byose byari bibaye 19,200 ibyacu byari bibaye 19,200 koko iyi ngiyi no kuvuga ngo iyi ni 10 hanyuma ni soda nyezi kuri 2 n'ibirayi bine ni Bavaria idasembuye nabyo byekora okay ntabwo nayishyizeho ubwo reka nawe ngende kuyongeraho kuko ntabwo nanzi ko biri hamwe uyu turi kumwe se gerageza ngo niwe wenda waba umuhamagaye se kwaje none gahunda bisanzwe cyane ntabwo ari oya ntabwo iyi wayishyiraho kuko ntabwo irajyaho se twari ko ntabwo twazanye ariko mujya mumenya ibintu iyo umuntu yatumirije umuntu ikintu papa sava nawe kubwira ati mumpere ariko iyo umuntu yatumirije nanjye ariko ntabwo none se pastor bankubwire yashyizeho kode ishyiraho niyo commande umva vana imikino vana imikino aho ngaho bashyiraho n'iyi commande yanjye bayishyiraho aho ngaho urakomeje nese barayishyiraho turi kumwe muri iyi gahunda pastor niba nta gahunda bamufitanye ariko se reka rero wumve ugize uti nta mafaranga nifite kereka niba hari abandi bakwiye ariko reka nkubwire umva nkubwire kasava ntitwaje gufura basi mba mwambuye kuki abantu mwibagirwa vuba hasoni ntabwo wujuje konoshi yego nta moto ebyiri ufite mu muhanda ndazifite zikuvera isase ibyo bijyaniye n'igikomande none kucyumva ngo nta mafaranga ufite yo kwishyura iyi komande ntose zibaye zimverisa cyangwa konoshi ikaba yuzuye bivuga ko mfite amafaranga yo gupfusha ubusa oya mva nkubwire nakubwiye ngo ntimukibagirwe vuba ejo bundi wowe uzinze inkuba z'inyo umubiri uvuvuka kuki amatama yaranyunyutse nk'uvugiriza nawe wikomeza gukomeretsa amaso yarahenengeye warashaje umeze nk'agahinja koko ese kuko bitahababaza nibyo bituma ari kwishyura komande yawe uburyo wavugira umugabo mugenzi wawe ngo yagiraga amagara iyo nahaba oya ibyo byose bari kuba bigezeho iyo nahaba ngiye ibyo byose bari kuba bigezeho koko gaje tukwishyura oya tuvugisha ukuri ese amafaranga wo kuba narabyibushye narazanye amatama kuba naragize hanyuma se wowe niwe wamaye ingwate yo kugira ngo nubake konoshi cyangwa yo kugira ngo ngure moto abakize bose bafite ingwate abakize bose bafite ingwate ese wabigizemo uruhare ese wabigizemo uruhare niwe wabumbishije amatafari cyangwa wazanye amavi arakoboka urumva ngwiki turangije gusenga twarasenze amavi arakoboka ariko Yesu we koko turangije gusenga amavi akobotse turahamagara imihogo irasarara turasenga amarira dukamamo ngo iki kabika nakanya twarahamagaye imihogo irasarara turasenga amarira arakama neza none nawe uravuga ngo ntabwo wishyura fagitire iyi komande iyi ngiyi ariko se kabiri wamusengeraga nk'umukozi w'Imana wamusengeraga nk'umusaza ndiye umushito umwe ry'ikirayi ngo kubera ko wasengeye ngewe ngiye kukwishyurira inkoko nkwishyurire ariko ubundi umuntu umwe ibirayi bine inkoko Bavaria ntanjye nagakeza ubwo rero utangiye kubyibuha amabuno nese ubundi pastor ubyibushya amabuno ubundi se wari bwimara cyangwa wari bupfunyika agatuzura kareze none utangiye ijambo ry'Imana ugiye kuriguranamo inyotse n'ibinyobwa hari ukuntu bigira fagitire wamusengeye nk'umukozi w'Imana bishyurwa wewe se wari mu bwishimo ubonye intama yawe ikomeje kuko yakakwiye kubaho hari ibintu ntakubwiye ibiki uzi iminsi nagiye kanyarira nkusengera uzi ibiziba nahagazemo bya gasuma uzi Yesu we nakoze byinshi narasenze kugira ngo ukuntu ugera aha narasenze kugira ngo ugire ubukire narasenze kugira ngo wubake narasenze ndagusengera none kuki wumva ngo inkoko n'ibirayi bine na Bavaria bikonane kwigisha no kuvuga ngo ngewe ubwo busengesho bwawe bwuraje ukwaruye nda ibipeso birenda gucika ngo ngiye papa sava warasenze ngo nzishyura ni izina ry'Imana ishobora byose subirana amasengesho yawe
yasubirane niba ari uko imana yagutumye nta faranga ryanjye natakaza. Ubwo nta mudayimoni ufite. Marigo reka ndebe uwo mumotari niba ari njye washaka ariko ndakubwiye ngo njye tube turetse iki se yakwishyuye se ntabwo nakwishyuye se wanyishyuye pe kandi rwose wanamaye ka purubare nyine ikibazo ntago arimo ikibazo ngifitanye ubu ngubu na pasiteri murebe nyine bamubwire pasiteri naje nyine naje umbwira nyine wowe ni we SAVA noneho iyo komande rwose nimuyireke munyumvire ubu sa n'ibihiye ahubwo ubwo birahiye ubona nanjye wowe uratanga komande ubu birahiye ngo nituyireke birahiye nanjye uyu usa n'ugisaba amashereka oya ndahiye bana umva manu mureke rero dukiranuke sibyo pasiteri siniba bibiliya nta kintu kimwe ndi kwiba ariko se koko ishyura iyo komande vuba vuba kandi nanjye ubona mpiye wamaze nimba uhiye wari watetse uhiye ute erega muraza gusenga ngo babahite ike murangiza ngo no mu kabari mukaza kunywa ngo babishyirire akabari ishyura warasenze ngo urashaka amakoko n'amabavari ubu se ntabwo njye ariko rero ishyura pasiteri oya ntabwo ndi umushyi ubu waje udusanga ni umudayimoni rwose wo kutishyura komande pasiteri ishyura bakagombye uwo mudayimoni pasiteri ntabwo uri gushika umudayimoni wo gutuma dore ibi ngibi muzabanze mwikiza abo badayimoni bahangaha dayimoni ntabwo ari bucike yagenda ntagucike wamubwiye akayishyura unamusenge koramo weho wishyura erega nagiye kanyarira isengesho rimwe nangahe